kubasuhuza mbahaye ikaze mu mategeko y'umuhanda. Reka duhere kuri iki kibazo cya 264. Ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? A. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Tujye kuri iki kibazo cya 265. Ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo. Byombi ni iki kindi ushobora gukora? A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B. Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Aha ngaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Mwibutse gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe kuyicamo kugira ngo igihe cyose tujye twibana mu mategeko y'umuhanda. Reka tuze kwiba ibyapa byacu. Kuri iki cya 266. Umuyobozi w'ikinyabiziga gikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? A. Murakibona hano. B. Murakibona hano. C. Murakibona hano. D. Murakibona hano. Mu by'ukuri ibi byapa igisubizo cy'ukuri kirimo gishobora kugaragaza ibiturika ni iki ngiki cya B. Nawe urakibona. Tujye ku iki kibazo cya 267. Wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. B. C. Uruhushya rw'agateganyo. D. Imikorere y'ikinyabiziga. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Tujye kuri iki cyapa cya 268. Uhuye
n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Iki cyapa ahangaha. A, metero eshanu. B, metero 25. C, metero 45. D, metero 100. Mu by'ukuri ahangaha igisubizo cy'ukuri ni B, metero 25. Tujye ku iki cyapa cya 269. Umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka iki cyapa. A, umunyamaguru. B, umuyobozi w'ikinyabiziga. C, umugenzi. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu by'ukuri ahangaha igisubizo cy'ukuri ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. Ari n'aha dusoreza ikiganiro cyacu, naho ubutaha mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.